Mfashe akanya kugira ngo mbasuhuze bakunzi ba Channel Bigerezo TV nkuko mubibona tugize umugisha turi kumwe n'umukozi w'Imana umugabo mwiza cyane umugabo abantu benshi bakunda yitwa Elia Ndacyayisaba. Twafashe urugendo runini kugira ngo tujye kumusura hanyuma aradutembereza tujyana muri jaride nziza, iyi jaride ubona rwose hano hari background nziza. Elia turagushuhuje kuri Channel Bigerezo TV. Urakoze cyane Theo. Amakuru yanyu Elia? Turashima Imana. Ndagira ngo uza kongera ijwi abakunzi bacu bajye bumva neza uyu mugabo ukuntu afite, ndakuzi ufite ijwi ryiza papa. Ndarivuga Imana yangiriye neza yararimaye. Ko witonze cyane ndetse ndabona wifashe nk'abapadiri. Nitonze cyane. Kubera ko nyene Imana bijya barambije abarambiwe batashye. Kandi kwitonda ukarindira byemeza umutwaro. Nibyo? Yeah. Burya ariko Elia, iyo umuntu avuze ngo umuntu aritonda ngo akarindira ngo burya umutware ngo aremera. Aremera umutware. Ibintu byose burya no kwitonda. Bibiliya iravanga umwituze. No mu byiringiro. Imana ikorera. Umwituze. Yego. No mu byiringiro. Umana rero no gutuza kwa shitani no gusaragurika. Ndagira ngo uze kongera ijwi nk'uko tubikora hanyuma dutangiye dusenge hanyuma twakira abantu badukurikiranye. Turaza kugira n'ikiganiro gitoya ariko kandi gifite insanganyamatsiko ivuga ngo mbese koko birakwiye ko abantu bihesha agaciro. Ndaza ko tuganira ikintu cyitwa agaciro. Agaciro ni iki? Turaza kubiganiraho nkawe Elia. Ndaza gusobanurira abantu ikintu bita agaciro ushingiye ku buzima busanzwe. Nabwiye abakunzi bacu ko tuzatuganira ari iyobokamana ndetse no mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu rero twagusuye cyane nk'umuntu ufite n'ubuhamya bukomeye uburyo wabayeho hanyuma tuganire n'abantu b'Imana. Theo, reka tubanze dusenge Imana. Ibintu byose byubakiye ku gusenga. Nibyo. Mana yacu, Mana nziza, Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, uri data twese mwiza, ubereye mwiza bagutegereza bose, kandi n'abakwiringiye n'umwe zigera akorwa n'isoni. Uri Mana yacu nziza, kandi nagurobanura abantu ku butoni bwo mu mahanga yose, ukubaha agakora ibyo gukiranuka uramwemera. Urakoze rero Mana, dushoboza muri ikiganiro tugiye gukora, kandi ubane natwe umuntu wese uri bucyumve kimugire umumaro mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Mbonye usenga umirije rimwe ugacishamo ugakanura. Hari abantu rero burya bajya banagira ikibazo mu bijyanye n'amasengesho. Banza usobanure ubundi gusenga uhumirije no gusenga ukanuye amasengesho yose Imana irayumva. Yose irayumva kuko ireba mu mutima ntabwo ireba inyuma, ntabwo ireba ku maso, ireba mu mutima. Ireba gahunda iri ku mutima ntabwo ireba ibiri ku maso. Ariko burya gusenga uhumirije ubundi nuhe mumaro gusenga umuntu ahumirije? Gusenga uhumirije ni ukugira ngo hatagira ikintu kikuderanja. Kikurangaza. Ariko iyo uri standby mu byo urimo no gusenga ureba nabyo Imana irabyemera. Ntacyo bitwa. Nta cyaha kirimo. Yego rata, hari igihe usanga abantu bavuga ngo nk'abakatolika cyangwa se abandi bantu bagasenga bikanuriye abandi bakaba babacira imanza. Njye mbona nta kintu kidasanzwe mu bijyanye n'isengesho. Cya mbere nuko ujya imbere y'Imana ufite umutima utunganye. No kujya imbere y'Imana nta mutima ufite gucira urubanza. Kandi kureba, urabona iyo umuntu areba rega, najya mbwira abantu badukurikiranye kureba, gusenga ureba no gusenga uhumirije byose nta kibazo ku Mana. Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo twakire inshuti zacu, twakire abanyarwanda aho baherereye hose bari muri Afurika. Ubu Rwanda rwacu Elia, ndagira ngo nkubwire ngo rwahamije ibirindiro kandi u Rwanda rwaragutse. Ubundi iyo tuvuze ngo u Rwanda harimo ijambo ryitwa kwanda. Kwanda mu busobanuro bwumvikana neza cyangwa se mu kinyarwanda cyiza, kwanda ni ukwaguka. Navuga ngo rwaragutse ku isi yose rero, ruhamye igikundiro n'ibirindiro ndetse rukakagira Imana n'amafaranga, niko tubivuga mu kinyarwanda cyiza. Nashatse kuvuga ko u Rwanda ku isi yose nta hantu utasanga umunyarwanda. Ariyo mpamvu tuvuze ngo abantu b'abanyarwanda bose bahereye mu bihugu bitandukanye bya Afurika ndetse n'ibwota amasimbi. Mwarabibonye ejo bundi twakira inama Cogamu, twagize umugisha udasanzwe
iki gihugu cyacu cyakira cogamu, kandi cogamu ni inama yari ihuriyemo ibihugu 54 bivuga ururimi rw'icyongereza. Twagiyemo umugisha kandi ko u Rwanda rwacu buriya yo abashyitsi nka bariya baje rurushaho kumenyekana, kwa kwanda kukagaragara. Niyo mpamvu rero nsuhuje abanyarwanda bose bari mu bihugu Ubwongereza, cyangwa se tuvuge ku mugabane wa Aziya, umugabane wa Afurika, umugabane wa Europe, Amerika, Australia ndetse na Oceania. Imana ibaho umugisha aho muherereye, tubasuhuze tubabwire ngo turabakunda, muri inshuti z'akadasohoka, muri abantu bacu, muri inkoramutima zacu, kandi mbabwire ngo nimwe mbaraga zacu dufite umunsi ku munsi. Mbasabe rero iki kiganiro cy'ikibona uze kudufasha, dukore subscribe, share, comment ndetse na like, uraba udufashije kuganira n'abantu benshi batandukanye. Elia, tuguhaye ikaze. Urakoze cyane Theo. Tuguhaye ikaze rwose, urasa neza, wambaye ishati nziza. Ariko wambarira he? Ngiye nigererayo. Wegererayo? Yego. Wegerera he? Mu iduka? Nigererayo kandi urabizi ko ndi umufashion. Uri umufashion? Uri mu bantu bambara neza? Ndabizi. Ndaza gushingira ku myambarire yawe, njya mbona abantu benshi baragukunda, uri umuvugabutumwa, nta na rimwe ndabona usa nabi. Ntibibaho. Elia, impamvu wambara neza ni iyihe? Impamvu nambara neza nuko impamvu ngerageza kwambara neza nuko biri muri bimwe bihesha agaciro umukozi w'Imana. Très bien. Yes. Kwambara neza harimo agaciro. Harimo agaciro. Nibyo? Burya bivuze ko iyo wambaye neza uba wihesheje agaciro. Nagira nangarize abadukurikiranye mu bintu byitwa kwambara. Mu gitabo cy'itangiriro ijambo ry'Imana nasomye harimo ijambo rivuga ngo Imana ije gusura Adamu na Eva mu ngobyi, ibasuye nimugoroba mu mafu ya nimusi, irahamagara Adamu, Adamu we uri he? Adamu aravuga ngo numvise imirindi yawe, ninyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Yego. Imana ibaza Adamu ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wakubwiye ubwo ni wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Amagambo Adamu yashubije Imana, arayibwira ngo wa mugore w'amaye. Imana ibaza umugore ati byagenze gute ko umugore nawe ati yanzoka waremye. Nyuma yabwo basokorotse aho bari bihishe, bari bambaye ubusa. Imana igira irenga ku byaha bakoze, yica inyamaswa. Ikimara kwica inyamaswa, Imana irabambika kuko bari bambaye ubusa. Kwambara rero n'Imana irabishyigikira. Kwambara no kwesha agaciro. Kwambara nibutse abantu bose bambaye ubusa. Hari njyamo n'abantu kenshi baba bambaye ubusa rimwe na rimwe, ukabona umuntu ngo ni style. Yego. Ntabwo iba ari style. Kwambara bihesha Imana agaciro, bigahesha n'abantu agaciro, bigahesha n'u Rwanda ubamwo cyangwa n'igihugu cyawe wowe udukurikiranye ahantu hose uri. Kwambara ukikwiza nk'umunyarwandakazi, nk'umunyarwandakazi, nk'umugore w'umunyarwandakazi, nk'umugabo w'umunyarwanda, nk'umusore w'umunyarwanda, nk'umwana w'umunyarwanda. Kandi ntabwo tubwira abanyarwanda gusa, abadukurikiranye ku isi yose, mujye mwambara nesha agaciro, kuko niko gaciro Imana yahaye Adamu na Eva. Yambika isoni z'ubwambure bwabo. Bivuze asanze bambaye ubusa. Yes. Buriya ntabwo abantu ikintu kitwa kwambara, of course. Elia, ntabwo wenda abantu badukurikiye sinzi ukuntu baza kubyumva, ntabwo turi kuvuga ko icyo agaciro ari ukwambara gusa. Burya no mu mikorere no mu migendere. Nuko warumbajije. Yego. Kuko nkozi ko uri umufashoni. Ubihuje n'ijambo ry'Imana. Nibyo pe, nibyo. Kandi buriya uyu mugabo bita Adamu, iyo aza gukomeza kwambara ubwiza bw'Imana, ntabwo yari kugaragara yambaye ubusa. Yego. Rero ndagira ngo tuganirize abantu ku
ikintu cyitwa agaciro. Ese koko birashoboka ko umuntu yakwihesha agaciro cyangwa akakitesha? Umuntu yihesha agaciro ryari? Ntabwo ari mu myambarire gusa, no mu mikorere, mu kazi urimo, mu mibanire yawe n'abandi. Hari igihe umuntu ushobora kuba muri kumwe mukagendana mwagendana, ariko utazi ingeso agira, bakabakira ahantu runaka, utazi ko ari igisambo. Wowe Eliya turi kumwe, twaba twaraye nk'ahantu, batwakiriye bagira ngo ni abakozi b'Imana, warangiza ejo bundi twari kumwe n'umuntu, ngira ngo urabyibuka, uwo mugabo aratubwira ati hari abantu bitesha agaciro ari abakozi b'Imana. Umuntu akarara ahantu bamwizeye, akiba telefone z'abandi, akanazinduka agahita agenda. Uriya muntu aba yihesha agaciro? ntabwo abihesha agaciro nk'umukozi w'Imana. Bitewe Uburyarya no kwirirwa abantu babeshya ngo ni abakozi b'Imana, bateka imitwe, ugasanga umuntu ari guhamagara abantu, mumfashe amafaranga gutya na gutya, mu dufaranga nzakwishyura. Uriya muntu aba yihesheje agaciro buriya we, akambura nk'umuntu wamugurije amafaranga kugira ngo amwishyure. Ngira ngo wumvise ikiganiro mu minsi ishize wa mugabo twagiranye, atubwira ko hari umuntu wamwambuye, kandi ngo ni umuvugabutumwa, ni umuhanzi, ni umuntu ufite impano z'Imana, wamuguze ibihumbi 100 kugira ngo amwishyure, arayamutwara. Biriya bintu byarambabaje, nawe urabizi ko byakubabaje. Uriya muntu we buriya mu by'ukuri, tutagiye muri ibyo by'imyambarire, uriya muntu we yihesha agaciro. Ndagira ngo udufashe mu buryo bwo kwihesha agaciro burambuye, cyane turaza kubihuza n'iyobokamana. Abantu benshi bashobora gutesha agaciro Imana, nabo ubwabo bakakitesha. urakoze Theo, urakoze kumbaza icyo kibazo, kandi ugize neza ko dukwiye kugihuza n'iyobokamana. Ijambo rya mbere Bibiliya iravuga ngo twiheshe agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Ubwo ni uruhande rumwe rw'abantu bamenye Imana. Tuve ku ruhande rw'abamenye Imana, twinjire ku ruhande rw'indangagaciro zaho uvuka, twinjire mu ruhande rw'indangagaciro rw'igihugu cyakubyaye cyangwa cyakureze. Mu ruhande rwose uherereyemo rwose, waba ukijijwe waba udakijijwe, ukwiye kwihesha agaciro. Bibiliya iravuga ngo twiheshe agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Ubwo ni uruhande rw'abamenye Imana. Wowe niba uri mu ruhande rw'abataramenya Imana, ukwiye kwihesha agaciro nk'umunyarwanda. Ukwiye kwihesha agaciro nk'umwana uvuka mu muryango urangwa n'indangagaciro z'uwo muryango. Urimo uranyumva? Nibyo ndabwira n'abadukurikirana. Bibiliya ivuze ngo twiheshe agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Ni uko nyine Theo, rimwe najyanye n'umuntu mu ivugabutumwa, urabizi ko no mu ivugabutumwa baratwakira, tugira abantu batafite indangagaciro, bakunda kwitesha agaciro. Ugasanga urabizi aho tugeze, baravuga ngo reka tubanze twakire umushyitsi, abashyitsi baba ari bo babanza kwiyarurira. Rimwe na rimwe hari aho tugira bagatwakira nk'abakozi b'Imana. Ariko narababaye mbonye umukozi w'Imana ahera ku nyama, arazarura azishyira ku isahani zose, afata atarebye abandi bantu bari inyuma. Afata inyama azishyira ku isahani, afashe inyama zinoze ku isahani, afata umuceri arenza kuri za nyama. Abandi tuje inyuma tubura inyama. Ariko wowe tukabona arimo anogora inyama mu muceri arya, anogora inyama mu muceri arya, kandi tukabona nta soni agira. Ibyo ngibyo birimo gutesha agaciro. Nimba ushaka kurya inyama uzihage, jya kuri bushe ugura izawe, cyangwa ugende ku ibagiro ugura izawe. No kujya kwakirwa ku meza n'ureba inyuma yawe ko hari abandi bantu bakwiye kurya, nabyo ni ugutesha agaciro umukozi w'Imana. Dufite abantu benshi cyane. Nk'ubushize nagiye kubwiriza ahantu, ndakumva rwose, sanga mushumba niwe uyoboye amateraniro. Cyari igiterane cyagiyemo imidugudu 7, cyahuriyemo imidugudu 7.
babwira mushumba ati umukozi w'Imana yahageze. Mushumba aravuga ngo ntabwo ndiho, nimwe muretse. Si yaturutse i Kigali we, icyo gihe nari ndi ahantu mu ntara, ariko nagiye kubwiriza mu giterane cyahuriwemo imidugudu 7. Theo narababaye, naguye mu gico cy'umwambuzi wari waturutse i Kigali. Nimvuga umwambuzi wumve ko wa muntu utesha ni agaciro, umuntu witesha agaciro. nibyo rwose. Yari umuvugabutumwa bari batumiye, bamaze kumutumira baramutegera, aragenda arabwiriza, abwiriza abantu barafashwa, abwiriza abantu bagubwa neza. Narindi ku gihande cya mbere cy'uwariye nabi acura abandi, kandi ari umuvugabutumwa. Kandi reka ndeke kuvuga umuvugabutumwa, nubwo waba utari n'umuvugabutumwa, nubwo waba utanakijijwe, n'ukwiye kwitesha agaciro ku biryo. Abavugabutumwa mu nyumve nimunyibasire, si mwebwe mvuze. Ariko niyo wabivuga burya tujye tuvuga ibintu tunabi, kuko nkweje ubundi nanjye narababaye. Ibi bintu rero tubikosore nk'abakozi b'Imana. Cano ya Bigerezo TV nabwiye ko tuzajya tubagirayo tukavugisha ukuri. Eliya, nubona ikintu gikosore, kuko nitugomeza kureberera nabyo si byiza. Uwo muntu yarambabaje Theo, yarambabaje. Sori gato ndangiza iri jambo. Yarambabaje nyene, yarariye acura abandi. Ngo n'uruhande rw'uwo twari kumwe. Nawe ujye wisha agaciro ku isahani. Oya, nibyo kwihesha agaciro. Ni gute Theo, uzarebe niyo umuntu abantu bateguye ibiryo, usanga ku gisorori cy'amashaza usanga nta muntu uhahagaze, basanga ku gisorori cy'imyumbati nta muntu uhahagaze, ku gisorori cy'ifiriti nta muntu uhahagaze. Theo, ni gute ku nyama bashyira umuntu kandi bakashyira umuntu ureba nabi warinda inyama? Ni uko bamaze kumenya ko nta ndangagaciro iri mu bantu ku nyama. Ndakwinginze wowe muri no mu makwe n'icyo ugasanga bose bararwanira kuri iyo nyama, nkaho wagira ngo ntibiha mu rugo. Ugasanga bahateretse umuntu bakanamuteka kureba nabi, reba nabi kugira ngo batarura nyinshi. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ikindi nari nshatse kuvuga rero, nari nshatse kuvuga ni icyo ngicyo nyine nari ngiyeho cyo mwene data. Yaragiye aragenda arigisha na mushumba waho arapfukama, aramusengera kuko yari yafashijwe mu uwo mushumba. Ariko mbabazwa no kubona uwo muvugabutumwa abwiriza, agenda areba mu materaniro agakobwa abonamwo umwana w'umukobwa mwiza cyane, niba atari umudamu. Nyuma byaje kurangira amujyanye muri roga, aramusambanyiriza muri roga. Niyo mpamvu umushumba yarambwiye, umva ijambo yateruriye mu giterane nari ngiye kwigisha. Yaravuze ngo nimutangazwe n'uko uyu muvugabutumwa waturutse i Kigali namwakiriye. Ikibazo uko baba bambaye, uko bambara, ibyo bavuga nta na hamwe bihuriye n'ibyo bakora. Ibyo bavuga bafite ijambo, bazi kwambara neza, ariko nta namwe bihuriye n'ibyo bavuga. Urumva? Kuko ibyo bavuga bitandukanye n'ibyo bakora. Muribuka umuntu ejo bundi nakiriye muri iki giterane, abakristo ati muribuka uwo mugabo atwigishe nanjye mfukame. Uwo ngo ni mushumba yabivugaga, nanjye mfukame ngwe. Ariko namara kubwiriza ahita afata akana k'agakobwa, umukristo ngaho, anagukara akana k'agakobwa, umukristo ngaho mubonyoboyo ajya kumusambanya. Ajya kumusambaniriza muri roho, aramubaga. Njyewe uyu nawe nimba aturutse i Kigali ntabwo mwakira. Urumva naguye mu kibazo cy'umuntu uba victime cy'umuntu utazi n'ibye, n'umuntu atesha agaciro. Umuntu utesha agaciro. Bibiliya iravuga ngo tweshe agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Urimo uranyumva? Ndakumva shite yanjye. Abadukurikiranye mutwumve, turasabwa kwihesha agaciro. Waba ukijijwe ihesha agaciro nk'umukozi w'Imana ugabura ibyayo, waba udakijijwe ihesha agaciro uhesha agaciro igihugu cyawe uvukamo, cyangwa se uhesha agaciro umuryango uvukamo. Oya, nibyo. Imana ibaho umugisha n'ubugishuje. Yego Eliya, iki kintu cyitwa kwihesha agaciro, kuba mu buzima ariko kandi ukabubamo ufite indangagaciro,
zawe nk'umunyarwanda, nk'umuntu ufite umuryango ukomokamo, udashobora gusebya umuryango wawe, nanone mu buryo bw'itorero ukomokamo iryo ari ryo ryose, ku buryo uza kuresha agaciro. Ndagira ngo duse nk'ababisubikira, ariko kandi tuganire gatoya. Ni iki twakora kugira ngo nimba umuntu udafite indangagaciro, twabonye ko mu myambarire nk'aba bashiki bacu hanze aha, ujya kubona ukabona umuntu yambaye akantu rwose ukabona nawe ntibimukwiye, cyangwa se ukabona umuntu ari kugenda hejuru arambaye, ukabona amabere ari hanze, ukabona donc nawe ubwe akagenda ubona afite isoni. Hari uwo mperutse kwicarana nawe mu modokari, nimba yari azi ko wenda abantu batamubonye, agenda ubona ari kumanura ka kantu k'akajipo, kuko bigaragara ko yambaye ubusa, donc yambaye azi ko ari agaciro muri we, ariko abandi uko babibona barabona we yitesheje agaciro. Hanyuma rero twihesha agaciro, ngira ngo rero murabizi banyarwanda aho muherereye, inshuti zacu, n'igihugu cyacu cyashyizeho icyo bita Agaciro Development Fund, mu buryo bwo kwigira, mu buryo bwo kwihesha agaciro. Mbashimire rero, Eliya, twakora iki kugira ngo aka gaciro k'umuntu akasigasire, akarinde, kandi akomeze yihesha agaciro nk'umukozi w'Imana, cyangwa se nk'umunyarwanda, nk'umuntu ushaka ko agaciro ke kagumaho? Theo, narumewe ejo bundi nanyuze ku muntu umwe mu muhanda. Iyi topic yitwa kwihesha agaciro, byo ni ikiganiro dukwiye kuvugaho. Kwihesha agaciro. Ejo bundi nasanze naratashye ngiye iwanjye mu rugo, nyura ahantu nsanga umwana w'umukobwa w'inkumi nziza, yambaye neza ikanzu ya raviyonda, asa neza, umusore mwiza muremure wiyubashye, bize. Ngiye kubona mbona barafatanye mu muhanda. Icyambabaje Theo si ugufatana, nuko nahise mbona uwo mukobwa mwiza yambaye gutyo mwiza mu muhanda, abeyura imyenda itarunama, uwo musore aramusambanya muri kaburimbo mu muhanda ku manywa nijoro. Wumve hari nka saa 4. Iyo tuvuze kuri iyo topic yitwa kwihesha agaciro, nago twayobye. Turararikira abadukurikiranye kwihesha agaciro. Uwo mukobwa rwose narababaye. Basi yo mujyana se wenda uretse ko tutabishyigikiye kabanga kurekurana. Ikindi waruvuze ku myambarire y'abashiki bacu. Ikindi cyambabaje ni kimwe. Ejo bundi umushoferi yaraturenganye, hari kureba umuntu wambaye ubusa. Urabona iyi bisi vraiment shoferi yaremwe atwara umugenzi yicaye inyuma ku ntebe y'inyuma, ikariso yambaye ubusa, mbese ikariso igaragara. Shoferi ahubwo turashima Imana twarashyitse amahoro. Shoferi ararangarira ubusa bwo, arangarira ikariso y'awa mukobwa wicaye inyuma, amurebera mu kirahuri kiri imbere ye. Muri rotovizeri hari ikirahuri kiba kiri imbere ya shoferi. Akomeza kwirebera ikariso, araturenza. Turasakuza turengeje, dukebutse tumurebeye muri icyo kirahuri, tubona harimo kwirebera ikariso. Urumva rero, iyo tubwiye abantu kwihesha agaciro bashiki bacu, kwihesha agaciro, kandi si bashiki bacu gusa, n'abagabo ugasanga umuntu w'umugabo yamanuye, yambaye pocket, yagejeje hasi, ikibuno kiragaragara. Abagabo badukurikiranye, abasore badukurikiranye, ugasanga umuntu w'umugabo yataye urugo rwe, yasize umugore we mwiza w'uburanga, mwiza basezeranye, akajya gusambana na marine y'umukobwa epfiriya, asize urugo rwe, asize abana, asize umugore. Abantu dukwiye kwihesha agaciro nk'abakozi Imana bagabura ibyayo. Icyo ngicyo ni ku ruhare rw'abantu bamenye Imana. Nawe unkurikiranye utaramenya Imana, ihesha agaciro nk'umuntu ufite indangagaciro y'igihugu uvukamo. Nawe unkurikiranye wihesha agaciro nk'umuntu ufite umuryango uvukamo, uhesha agaciro umuryango wawe, uhesha agaciro igihugu cyawe, uhesha agaciro itorero ryawe. Twihesha agaciro nk'abantu dufite aho tuvuka, nk'abantu dufite igihugu kituyobora, nk'abantu dufite itorero dusengeramo. Urakoze. Ibi mvuze simbibwiye abanyarwanda ngo kuko ariho ndi, bibwiye abadukurikiranye ku isi yose. God bless you. Murakoze cyane. Eliya ni umukozi w'Imana, ndacyayisaba, ndagushimiye, kandi Imana iguhe umugisha ku kiganiro cyiza tugiranye, kandi
buriya umuntu biteshe agaciro nta n'uwakaguha nawe akaguha agaciro kawe ni nabyo nyakubahwa wacu avuga n'ejo bundi yabisubiyemo muri iyi nama ya cogamu twesha agaciro aravuga ngo ndamukunda cyane iyi ni umubyeyi wacu aravuga ngo nta muntu waguha agaciro ngo uzaza kuduha agaciro ninde, twebwe nk'abanyarwanda nitwe tugomba kwiha iyo vari ako gaciro. Hanyuma mbashimire bakunzi ba Channel Bigerezo TV, mbasabe mukande subscribe, share na comment. Reka Elia nawe tugushimire, murakoze cyane, Imana iguhe umugisha, mbabwire ngo mugire impagarike n'ubugingo. Astra Vista, ciao ciao.